ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa iyo adafite ahantu abasha gukura amafaranga yego bishobora gutuma yajya mu ngeso mbi, ariko iyo umwana w'umukobwa ufite akantu ubasha gukuraho amafaranga yo gukora, wenda urugero abakobwa baba bakeneye ibintu byinshi, baba bakeneye gukoresha imisatsi, ibyo ngibyo iyo utabufite ubushobozi bubikora tubashakirira izina twabita yego, ariko bose mba numva ari abakobwa njyewe numva ko bose atari bo. Ubu nana no kuvuga ngo umuntu wese watakaje ubusugi ntago ari umukobwa, tujye tumwita umugore se. Ni umugore nyine. None se umugore twe umugore ryari yarongowe? None se niba umukobwa waramurongoye urumva akiri umukobwa cyangwa yabaye umugore? Ubwo noneho nimba ari ibyo ngibyo nta mukobwa uba ukibaho. Emet ni ijambo ry'igiheburayo mu kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze Emet uvuze ngo Dieu de vérité, bisobanura Imana y'ukuri. Muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri kamera za Emet TV. Ni Jimmy 250 ugarutse nk'ibisanzwe, umuhungu wanyu mukunda cyane. Wowe witwa nde? Imbere yanjye hari umukobwa mwiza ukeye usa neza cyane, yambaye amahereni meza, afite agasatsi keza arasa neza. Reka musabe atangire yibwira abadukurikiye kuri kamera za Emet TV, ari nako kandi twibutsa abantu mudukurikira buri munsi buri saha ko bukeye no kubwije, mujye mwibuka gukanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment. Turabakunda cyane rero, bidutera imbaraga zo gutuma turushaho gukora byinshi bigiye bitandukanye. Reka musabe atangire yibwira abadukurikiye. Murakoze. Yego. Nitwa Adelphine. Ndi umukobwa. Uri umukobwa? Mu buzima busanzwe ndi umucuruzi. Uri umucuruzi? Ucuruza iki? Ucuruza iki? Curuza ibintu bijyanye n'ama product akora amaji. Ama product akora amaji? Uyacururiza hehe? Uyacururiza he? Yegereza microphone nta kibazo biremewe. Nyabugogo? Sure? Ubwo ama product yakora amaji muyakora gute? Ese urayarangura cyangwa urayikorera bimeze bite? Turarangura. Murarangura? Waba warigeze ufata igihe se gihagije cyo kumenya kuyavanga, kwiga gukora amaji? Ese kuki uyacuruza wowe udashobora kuyafata nawe ngo wivangire ayo majuice cyangwa amaji ubashe kuyacuruza? Njyewe suko ntayakora, ahubwo nahisemo kuyacuruza. Wahisemo kuyacuruza? Okay, byiza cyane. Biragaragara ko usa nk'umunyamafaranga, niyo mpamvu burya biragaragara ko usa neza, urakeye, umeze nk'umukobwa ufite cash kabisa. Iyo umuntu avuze ngo ni umukobwa mbyumva vuba, ariko hasigaye habaho abakobwa b'ibyiciro bibiri. Yego. Ndetse bitatu. Burya kera umukobwa yitwaga umukobwa kuko yabaga anyina akiri umukobwa. Yego. Ategereje gukobwa. Yego. Ataratakaza ubukobwa bwe. Yego. Ese nawe waba uri muri uwo mukobwa wo hambere aho, cyangwa uri umukobwa wo muri no minsi nyine nk'aba bandi bose bo mu minsi nk'ingiyi bategereza gukobwa ariko ubukobwa bwabo barabutakaje? Ni ukuvuga ngo njyewe ku ruhande rwanjye, yego, ntago nasa cyane nk'abakera, ariko ndagerageza. Uragerageza? Donc uri muri b'abakobwa bo muri kino gihe cya none? Mu gihe cya none oya, ngerageza. Hari imico imwe n'imwe ngenda. Oya, ni ukuvuga ngo niba utari umukobwa utegereje gukobwa, warinze ubukobwa bwe, ugifite ubukobwa bwe, ubwo ntabwo uri umukobwa. Ndi umukobwa. Oya? Wenda nyine turagushyira muri abakobwa mu minsi nk'iyingiyi, igihe cy'imperuka, mu gihe cya viziyo twamaze kwiyakira yuko umukobwa iyo acyujuje ubukobwa iwabo baba baroga, haba hari imyuka mibi, haba hari ibindi bibazo bigiye bitandukanye byabaye muri uwo muryango kugira ngo abashe kwitwa umukobwa. Iyo ni imyumvire. Ni imyumvire? Oya? Hari undi mukobwa wa gatatu. Erega uri kunshyira mu ijambo ntaramara kuvuga icyo ngiye kuvuga. Umukobwa wa gatatu ni wa wundi witwa umukobwa ariko ari umufiyemere. Yego. Yarabyariye iwabo, yaragerageje gukora iyo bwabaga rwose, agacunguza uburyo umwete, akamenya uko isi iteye n'uko yubatse, hanyuma bikaza kumucika akabyarira iwabo.
uwo nawe kuko atarashaka ngo yitwe umugore wa runaka aracyitwa umukobwa ariko batwongereho akantu keza baravuga ngo ni female. yego ni umukobwa w'umugore. yego ni umugore kobwa ni gore kobwa. bivuze iki? ubona baracyari umukobwa. none hagati muri abo bakobwa batatu mvuze uri wa mukobwa wo hambere utegereje gukobwa ugifite ubukobwa bwe? yego ndi uwo hambere shingiye n'ukuntu bivuze ugaragara mu maso ugaragaza iminkanyaro n'isoni nyinshi. aha ntago ndibuze kugira byinshi mbivugaho ariko mise mbona yuko nawe utifitiye icyizere. ndiwe none se ubiboneye mbiboneye mbiboneye uyegereza microphone. none se reka nkubaze abakobwa bubu uri kuvuga we nabahe? abakobwa bo ndi kuvuga donc iwe biragaragara ko ushobora kuba wazimiye ko ngende wo hambere aha. Jimmy 250 mukunda gukurikira mugakurikirana ibiganiro bye akenshi ngira ikiganiro bita umunyafrika gitambuka kuri Jimmy 250 TV nubwo ubundi gukora ikiganiro kuri M8 TV ariko ubundi mu busanzwe nkora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri Jimmy 250 TV kuri Humura TV Claudina kuri Isoko Rigari TV n'andi macano menshi agiye atandukanye nkoraho ibiganiro bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko nzwiho kuba ndi umusaza ushesha akanguhe. according n'amagambo asohoka mu kanwa kanjye n'ibitekerezo biva muri njye na comment nakira. umukobwa nashatse kuvugaho muri no minsi ni wa mukobwa watakaje ubusugi bwe ariko akaba akifite icyizere cy'uko ari umukobwa. ntago babuta mu nzira behind hari wisumbaza ngo yabutaye mu nzira se ntago babuta mu nzira. ntago ndi kubimenya. gutakaza ubusugi ni nkuko ndaza kubijanisha wenda uramutse ufashe umutobe ufundikiye mu kajerekani runaka ngira ngo iyo ufunduye wumva akantu wagira ngo siko bimeze. kariya kantu kavuze kuriya ntabwo ushobora kugasubizamo kuko ni gaze cyangwa se wenda niko kari kashinzwe kurinda ya juice irimo ariko kuko yamaze gufundurwa kasohotsemo ntago ikiri ya juice original kuko icyatumaga yitwa juice ariko cyagombaga gutuma igira ubudahangarwa no kuba wetabasha gutakaza expired ngo yangirike kaba kamaze kuvamo. niyo mpamvu bavuga ngo gafundikiye gatera amatsiko. iyo ufunduye ntago ntushobora kumenya ngo ese kari buze kuzamura kakotse njya numva cyane ntago kari buze kuzamuka. rero iyo agaseke kamaze gufundurwa birashoboka ko umuntu wagafunduye avanyemo n'ibyari birimo akabijyana kuko kafunduwe ntago uzi biri muri ako gaseke. swat ashobora kuba harimo ibibazo bigiye bitandukanye byaturutse mu gufundurwa kwa ku gaseke ku mpamvu zo kwenda akaboko kafundiye ako gaseke kari kadasengeye cyangwa kari kariho imyuka mibi. rero hari n'indwara dushobora gusigarana mu mibiri yacu hari karande zishobora gusigara mu mibiri yacu ku mpamvu z'uko twatakaje bwa busugi. ubusugi butakara ryari iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina kandi atashatse. nabyumvise nibo mukobwa wo muri no minsi uzasanga 99% baratakaje uwo mwimerere wabo ariko ntibikure ko agomba kwitwa umukobwa ntibikure ko agomba kwitwa umwari w'u Rwanda. ndetse ashobora no kujya mu gurana ko dukunda kugira ibirori bigiye bitandukanye hano mu Rwanda tugira Miss Rwanda ugasanga yitabiriye Miss Rwanda kandi azi neza ko babukuyeho kera. ntago rero ngiye uko numbyumva ku ruhande rwanjye. yego ntago kuvuga ngo abakobwa abantu benshi njya numva bavuga ngo nta mukobwa ngo wisugiye ngo baho ngiye mba numva ari imyumvire cyangwa ngo umuntu ngo umukobwa ngo wisugiye ngo abo ngo bararoga ngo ibiki nyine niko njya numva babivuga ariko byashoboka ko abo bakobwa bakira amasugi babaho. ntabwo mbiyakara nanjye ko batariho bariho ndetse kandi benshi ariko muri uko kuba bariho baririnze. yego ese niba baririnze bakaba bakira abakobwa kuko bategereje gukobwa n'ubu utaririnze nawe akomeze yibare mu bakobwa. iyi nawe agomba kwibaza kandi ubukobwa bwe yarabutakaje. kubutakaza nyine abatakaje kuba isugi ariko ntabwo abatakaje kuba yitwa umukobwa. kandi icyatumaga yitwa umukobwa ari uko yabaga ategereje gukobwa kuko ubukobwa bwe akibufite.
ubukobwa bwe ahubwo icyo tugomba gukora nk'abanyarwanda muri rusange bakurikiye video by the way abantu benshi bazaseka yego nkunda gusetsa mujye munyihanganira niko bimeze iyo iteka ukoze ikiganiro urakaye udaseka utishimye nyine n'abagikurikiye barabana ariko ubundi uyu muntu nabonago byari byamugendekeye bite yarafite ikihe kibazo baze kutwandikira muri comment ese umukobwa watakaje ubusugi utagifite ubusugi tubite ngo iki tubashakire izina heza twabita yego ariko bose mba numva ari abakobwa njyewe numva ko bose atari bo ubu nana no kuvuga ngo umuntu wese watakaje ubusugi ntago ari umukobwa tujye tumwita umugore se ni umugore nyine none se umugore yitwa umugore ryari yarongowe none se niba umukobwa waramurongoye urumva akiri umukobwa cyangwa yabaye umugore ubwo noneho nimba ari ibyo ngibyo nta mukobwa uba ukibaho noneho urabihuye n'akari kariho tukaba twagerageje kubadefanda tuvuga yuko nyine mba mbona muri iyi minsi yego ariko noneho uranyishe ari Delphine we Delphine rekera aho ngaho by the way mfite ikintu kimwe nzi kuri ba Delphine yego ese nawe cyaba kikuriho ba Delphine mbazi nk'abantu bakunda kubenga cyane cyakora byo nawe niko bimeze yego urabenga nyine twebwe dukunda urukundo rw'ukuri ntabwo dukunda umuntu ngo tumukurikiyeho ibintu ba Delphine bakunda umuntu babwiza ukuri ntabwo bareba ku bintu mu gihe wenda abandi bakobwa bashaka kuba bareba ku bintu ariko we iyo utamweretse urukundo ntabwo aba yumva ko nyine ibyo ntabwo byavamo waba ashaka urukundo umwereke ko umwitayeho ntabwo aba ashaka ngo wenda wigire beze umwoherereza amafaranga umuhe ibintu oya utamuhaye umwanya dukunda keya muri make mukunda keya ariko se ko mwebwe mutazi kuzitanga ariyo makuru mfite ngo keya uvuga tutazi gutanga ni gute se izo keya uvuga neze impamvu uvuga ko mutazi gutanga keya ariko ntuntera amabuye ndetse na ba Delphine abandi badukurikiye ntibaze kuntera amabuye baze kubivuga nabo uko biyizi buriya iyo uvuze Jimmy abantu benshi bashobora guhita kugira ngo Jimmy ni umuntu runaka imico n'imyifatire ya Jimmy arangwa n'ibi akunda ibi akanga ibi ngibi n'aba Delphine mu bintu mbaziho nuko 99% usanga Delphine yuje imyaka 45 40 30 atarashaka yego kandi atari uko yabuze abantu bamubenguka ngo bamuterete bifuze kuba bamugira mubera rugo bamugira umudamu babereye ubakwiriye ariko ugasanga ntibyashobotse ku mpamvu z'uko Delphine akiri kujogora yego wenda buriya Jimmy si bogare buriya Jimmy ntatuza buriya Jimmy ntiyateruye buriya Jimmy ntasenga ariko uzasanga cyane batsimbarara ku musore ngo usenga nyine hari ukuntu dukunda ibintu abandi badakunda batarebaho cyane twebwe none ko amaherezo baveramo kugumirwa mwese nk'aba Delphine mugiye kuzemera mugumirwe mwibera aho ngaho gusa nta kibazo ubwo nyine niko bizagenda muri make nawe urabishyigikiye oya ntago mbishyigikiye ariko ba Delphine bakunda umuntu bereka uko nyine bari kumwe Delphine ntaguciye mu ijambo kuko ngewe Jimmy ninza gukomeza kukubaza ibibazo ndi bukwahagize yego ndabizi ikibazo nakubaza ukarira na microphone ukayishugunya ukiruka reka nkorohereze nihe message wagenera ba Delphine muri rusange bafite ikibazo cyo kubenga cyane kugira ngo twigarukire kuri business yawe nkubwire n'ikindi kintu kimwe cyangwa ibintu tubize kuganira ubundi tukisohereza ikiganiro sengikora ibiganiro birambira abantu ariko nkora ibiganiro bigufi kandi birimo message inama nagira aba Delphine yego ni ugufata umwanzuro mu rukundo ni ukuvuga ngo bakareka gushaka nyine hari ukuntu tuba twumva dushaka nyine umuntu wujuje byose mwifuza byose kandi nta muntu wuzuza byose none se Delphine donc uyu munsi urabwiye nti rero ntimugategereze yuko uzabona ufite byose 100% wifuza yego ese kuri ba Delphine bifuza umuntu uje byose 100% bo nabere nabujuje byose 100% oya nagaruko tuba tubyujuje ahubwo niyo kamere yacu none iyo kamere yanyu kigiye kuzatuma musaza mutabyaye mugafata ukabashyingurana ikara ubwo nyine ni ikibazo pe by the way nakomeje kugwitegereza wambaye amaherena ari mu musambi
niba ntibeshye. Ujya kuyagura wabitekerejeho neza, ese umusambi ukwigisha iki, ukwibutsa iki mu buzima bwa buri munsi kugira ngo utekereze kugura amaherena arimo igishushanyo cyangwa agashushanyo k'umusambi? Rwose urandenganya, nayaguze ntarebye ibyo byose. Hari ukuntu ugenda ukabona ikintu utanitaye ntago nakubeshya ngo naguze ngo kubera ngo ikintu iki n'iki, naguze kuko narikunze, ntago nigeze ngura kubera yuko ndi kubonaho umusambi, ntago ibyo ari byo nagendeyeho. Ntago ibyo ari byo wagendeyeho. Gusa wowe waravuze ngomba kugura kuko ndeba gateye neza, kuko narikunze. Donc nta kintu na kimwe umusambi ukwibutsa mu buzima bwawe, nta kintu na kimwe umusambi uwuziho ushobora kuba wenda washishikariza abanyarwanda badukurikiye, ni buryo umusambi mwuziho iki, nkukundira iki cyangwa wangira iki ngiki? Umusambi nuko nzi ko nyine wabagaho kera. Ushatse kuvuga ko kuri ubu ngubu ntawe uhari se? Ubaho, ariko kera nibwo wavugwaga cyane. Kera nibwo wavugwaga cyane. Niko nabyumvise. By the way, twisubirire muri business. Wavuze yuko uri umukobwa w'umucuruzi ndetse niba ntanibeshye ushobora kuba uri umukristo. Yego. Usenga. Yego. Kandi wizera Kristo. Yego. Umwami n'umukiza. Yego. Okay, byiza cyane. Niba ntibeshye kandi ushobora kuba uri n'umuvugabutumwa cyangwa uri umuhanzi? Ndi umuririmbyi ku giti cyawe, muri korali? Ndi umukoraliste. Uri umukoraliste. Yego. Okay, iyo umuntu ari umukoraliste burya ntago tumubara nk'abanyempano, kuko umukoraliste akenshi ashobora no kuririmba ibyo abandi bahimbye. Yego. Bakamurepetesha agasubiramo. Kandi nibi turi kuvuga umuntu yabisubiramo bigashoboka. Ujya ugira inzozi zo kumva uzaba umuhanzi ku giti cyawe, ukaririmba indirimbo zawe personal wisangije ku giti cyawe? Cyane. Ubikomora he? Ubikomora hehe? Ubikomora kuki? Nzikomoramo ngiye nakuze numva nkunda kuririmba. Nkunda kuririmba cyane, mba numva. Hanyuma ikintu kikumotiva mu by'ukuri by'umwihariko kigatuma wumva ko ugomba kuzaba umuhanzi ku giti cyawe, ukavuga ngo ngiye guhanga nka Delphine n'iki? Niki? Jewe nkunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Izo ndirimbo ziramfasha, iyo nzumvishe mba numva nanjye ngomba kuzaba umuhanzi. Bamba nawe ugomba kuzaba umuhanzi. Icyo gusa cyane. Ntabwo izaba ari impano iturutse kuri karemano yawe bwite, izaba ari impano kumaye kubanza. Nanjye bimbamo, nakuze bimbamo, ariko hakwiyongeraho n'icyo kintu nkumva mbikunze kurushaho, uburyo numva nanjye nzabikora. Ku buryo wumva nawe uzabikora. Okay, byiza cyane. Business yawe urimo gukora iragenda, bimeze bite? Business yanjye iragenda. Yagenda. Agafaranga ukibitseho? Duke umuntu aratubona dutuma nyine utabasha kujya mu ngeso mbi. Dutuma utabasha kujya mu ngeso mbi. Ubwo ni nk'izihe ngeso mbi ushatse kuvuga kugira ngo wenda abantu badukurikiye kuri Emet TV baze kumenya ngo ese ingeso mbi Delphine yarashatse kuvuga n'izihe? Ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa iyo adafite ahantu abasha gukura amafaranga, yego, bishobora gutuma yajya mu ngeso mbi. Ariko iyo umwana w'umukobwa ufite akantu ubasha gukuraho amafaranga yo gukora, wenda urugero abakobwa baba bakeneye ibintu byinshi, baba bakeneye gukoresha imisatsi, ibyo ngibyo iyo utabufite ubushobozi bubikora ushobora kujya mu ngeso mbi. Okay, byiza cyane, urakoze. Iyo nayo ni message nziza. Ese Delphine umuntu aramutse akeneye kuza kugura product cyangwa se produit zimufasha gukora juice, yakubona hehe? Yakubona kuyihe contact cyangwa se kuyihe website? Yamamagara kuri 078 36 yego 36 nanone 126 adusanga Nyabugogo. Yabasanga Nyabugogo. Hanyuma iyo nimero Delphine atanze ngira ngo ntago ari nimero kugira ngo mumuhamagare mu mutesha umutwe, kuko mwabonye ari umukobwa, ni nimero ya business. Yego. Ariko nawe ufite yerekwa rizima uritambutse. Urabona ko ni umukobwa usa neza rwose, ufite akanyinya keza. Ni umukobwa kandi ukuze, ugaragara nk'umuntu wakubaka urugo rugakomera. Yego. Ese Delphine ni umukobwa wibana, ni umukobwa ubana n'undi mukobwa mugenzi we, ni umukobwa ubana na papa we na mama we, bimeze bite? Mbana n'umuvandimwe wanjye. Ubana n'umuvandimwe wawe. Bivuze ko n'uwakenera kuza kugusura rwose kugira ngo muganire mumene habiri ni karibu. Yego. Okay, good. Abari badukurikiye rero reka tubashimire Delphine nkuko mumubonye, namubajije ibibazo byinshi, ariko by the way ntangira kugira nawe ikiganiro, ntago muri gahunda byari birimo,
gusa nuko nagira ngo mu challenge ndebe ko ari umunyabwenge kuko ba Delphine mbazi nk'abanyabwenge cyane, muzajye mukunda kunyihanganira. Jimmy 250 ngira ibibazo byinshi kandi akenshi mbazi ikibazo umuntu nshingiye ku cyo ansubije, asoza kunsubiza nabonye ikindi kibazo ngiye kumubaza. Nawe nk'umunyamakuru wifuza kuba umunyamakuru w'umwuga, wifuza kuba mbese biragusaba kugira nyine nararibonye ubushishozi. Delphine gira message imwe yonyine gusa ugenera abantu bakurikiye Emet TV kugira ngo twisohereze ikiganiro. Inama nabagira nkuko twari turi kuvuga ku bintu bijyanye n'abakobwa b'iyi minsi. Yego. Inama nabagira urubyiruko cyangwa se abakobwa bagenzi banjye nuko bamenya kunyurwa nuko bari. Bamenya kunyurwa nuko bari. Yego. Nuwifuza icyo udafitiye ubushobozi cyangwa ngo wifuze icya mugenzi wawe. Ese Delphine, nubwo dushoje, niki cyaguteye kujya gucuruza ama product akora ama juice? Nuko nabyiyumvishemo. Ariko nawe uri kumbeshya. Ibintu byose ngo nuko nabyiyumvisemo. Nese ubu uramutse wiyumvishemo kujya gusambana tujya kubikora? None se nyine ikintu utakiyumvishemo wagikora? Sure. Wabyiyumvishemo. Habaho icyo twita ngo ni ikintu kiri talented, ni talent yawe wakuze wumva. Hari abantu uzasanga yaravukiye mu cyaro agakura ko utumodoka yubaka utuntu tw'utuzu, uriya mwana ugasanga ni aranakuze abaye umu engineer ko yakuze nyine akora ibintu byo kubaka. Undi ugasanga akuze agerageza kubumba utuntu tw'utubumbano runaka, yanakora ugasanga ni umunyabugeni. Uwo muntu ni talent ye bituruka ku nkomoko y'ubwana bwe cyangwa se y'ibitekerezo byo kuva na kera. Ntago ari ibintu asanze Jim arimo gukora nkuko umuntu ashobora gutambuka agasanga Jim afashe microphone, Delphine yicaye imbere ye ngo nanjye ngiye kumunyamakuru. Kuko ngiye Jim nshobora kuba we mfite aho mbikomora, mfite icyabinteye, mfite aho bituruka mu gisekuru cyangwa se ku mpano Imana itanga. Yamanutse mu ijoro ndyamye ikambwira ni mwana wanjye genda ukora iki kizagutunga. Hari n'abantu benshi bahaguruka bakajya guhanga, Imana yamubwiye ngo haguruka ugende ujye gutanga iyi message kuko nifuza kigera kuri benshi kandi zahembura imitima ya benshi. Uwo muntu nemera ko ari umuhanzi wa nyawe. Ariko usanze Emmanuel ari kuririmba ni umuhanga cyane, ndamukunda, ni brother wanjye nkunda cyane uzi kuririmba. Aradirimba abantu bose bagafashwa bakuzura umwuka wera mu maze muvuga mu kiganiro cyatambuze kuri Jimmy 250. Yego. Agira ijwi ryiza cyane nanjye nkunda. Yatumye nkunda kuririmba. Ariko kuririmba si impano yanjye. We ni impano ye. Ariko nge si impano yanjye. Wenda niba nkora nabyo arabishoboye, ashoboye kubikora. Hari n'ibindi byinshi nkora duhuriye nk'umuvandimwe batwarakuranye, twarareranye, tufitanye amateka maremare. Ariko kuririmba ni impano yikomoka kera mu bwana bw'akiri umunyeshuri. Wabyukaga kumva biri kuza akandika, ubundi akicara agatuza, eje agahimba agahereza korali, agahimba agahereza korali, akura bimurimo ari ibintu bye. Uwo muntu kuririmba kwe ni impano ituruka kuri Kristo wayizanye muri we, ayishyira muri we, aravuga ngo uzambera umuvuga butumwa binyuze mu bihimbano by'umwuka wera. Yego. Dore iyo umuntu ambwiye ngo byanjemo ndagenda ndabikora, byo ntago ari impano ye. Ni kuvuga ngo ibintu bijyanye no gucuruza nabikomoye mu muryango. Nicyo cyatumye nanjye nkura bindi mu maraso. Kariko simbwana nakuze wacu ducuruza, mbona mama rumacuruza, mbona masenge acuruza, mbona sogokuru cyangwa nyogokuru cyangwa data cyangwa mama bakuru bacyangwa barumuna banje. Aho nari kubyumva vuba ko ari byakomotse mu muryango. Ariko wari ugiye gutuburira abadukurikiye. Yaho ngaho nari nibeshye. Okay, so ngira ngo abari badukurikiye mwumvise ko twagiranye ikiganiro cyiza kandi kiryoshye kirimo message nziza kuri mwebwe mwese. Ibuka gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Twari turi kuri Dove Hotel. Dove Hotel ifite amacumbi meza. Nubwo mwaba muri 800 cyangwa 600 cyangwa miliyoni. Dove Hotel ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kubakira. Ifite gym, sauna, massage, ikagira piscine, ikagira restaurant nziza irimo buri kimwe cyose, ikagira salle mbera byombi iberamo amakwe n'ibirori bigiye bitandukanye. Ifite parking ishobora kwakira imodoka 1000. Niba ufite ibirori rero ntugatinye kutugana kuri Dove Hotel. Service zacu ziri ku giciro gito kandi cyiza. Nubwo ari hotel bahawe karibu n'ikaze. Delphine, uyu munsi ni ubwa mbere ugeze hano kuri Dove Hotel? Oya ntago ari ubwa mbere. Ntago ari ubwa mbere. Usanzwe uhaza?
nsanzwe mazi uje mu biki? ntabwo ari ukuvuga ngo wenda kuba ninjiyemo ni ubwa mbere ariko kuba amazi ntabwo ari ubwa mbere. Wahatambugaga nahabonaga ariko uyu munsi winjiyemo? uyu munsi ninjiyemo. Ese muri uko kwinjiramo kwawe ni iki wahabonye cyanyuze umutima wawe cyangwa cyagutangaje wifuzaga kuba wabona? Pisine yaho nziza. Nabonye hari pisine y'abana n'abantu bakuru, mbona ni ibintu byiza. Ubona ni ibintu byiza byagushimishije, byaruhuye ubwonko bwawe? Ni ukuri. Okay, mu kanya kaze njye kukwishyurira 3 ubundi ujyemo woge. Wazanye imyenda yo koga? Ubwo nayo urayingurira none se ntabwo imyenda y'abayicuruza uje kogera imyenda arayizanira ariko 3 byo ni promotion. Surprise umpaye nyine ubwo none se ubwo urahombye nyine njye kwiyogera. Ubwo nyine iyo myenda nayo urayingurira none se ubwoko nta soko rihari ndayigurira hehe ko hano baza bayifitiye, ariko by the way koga ni amafaranga 3 yonyine gusa. Hanyuma sauna ukeneye gukora mubiri wose muri rusange ni amafaranga 25. Isamaki yacu hano ni amafaranga make cyane, ni 10,000 ukarya teripia nziza iriho buri kantu. Ukeneye kurya brochette nziza y'ifi ni 8,000 niba ntibeshye. Donc reka ne kuvuga byinshi, ariko ku bakeneye Dove Hotel muduhamagare cyangwa mutwandikire kuri nimero ziri kuri hashtag cyangwa ziri kuri ku ma website ya Dove Hotel, naho mwabagana mukabasha kureba byinshi bigiye bitandukanye biri kuri Dove Hotel. Mwakoze kudukurikira, naho butaha. Ciao ciao. Shalom.